Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, Mwami wacu Yesu nabaha umugisha, nabishimire, nabiteho mwebwe abankurikirana kuri iyi sheni ya YouTube. Uwiteka Imana ibaha umugisha. Ni Esther Umutoza, nkuko data yakomeje kubantumaho, ni muri urwo rwego aka kanya nanone ngarukanye ubutumwa ku gihugu cy'u Burundi. Imana irashaka kubohora Afurika, Imana irashaka kubohora Abanyafurika. Ni muri urwo rwego yongeye kuvugana natwe itubwira ko abantu bose, abayobozi bose, abaperezida bose batajyanye n'icyerekezo cy'uko Afurika ihinduka, batajyanye n'icyerekezo cy'uko ibihugu bya Afurika bibohoka, abo baperezida bose Imana igiye kubakuraho. Ngarukanye rero mesaje ku Burundi. N'ubundi Uwiteka aracyavugana namwe ngo ingoma yanyu igiye kuvaho. Turasoma amagambo ari muri Yeremiya, umuhanuzi Yeremiya, mu gice cya 19 turasoma ku murongo wa 15, ngo uku niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuze ngo dore ngiye guteza uyu murwa n'imidugudu yawo yose ibyago byose nawuvuzeho, kuko bashinze amajosi kugira ngo batumva amagambo yanjye. Bivuze ngo ni byinshi Uwiteka yagiye avuga kuri iki gihugu. Hari abahanuzi benshi bahanuye, ariko bakomeje gushinga amazosi. Ntago bigeze bumva imiburo ngo bahindure. Ntago bigeze bumva icyo Uwiteka bashakaho ngo bagire icyo bakosora. Ariko aka kanya Uwiteka aracyavugana namwe ko kubera ko mwashinze amajosi kugira ngo mutumva, n'ubundi Uwiteka agiye gusohoza icyo yavuze ku Burundi. Tugere muri Yeremiya nanone igice cya 21 ku murongo wa 8, ngo kandi ubu bwoko uzabubwira uti shyize imbere yanyu inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu, ngo mwihitiremo. Uzaguma muri uyu murwa azicishwa inkota n'inzara n'icyorezo, ariko uzasohoka akayoboka Abakarudaya babagose niwe uzabaho, kandi ubugingo bwe nibwo azatabarura. Kuko mpoza amaso yanjye kuri uyu murwa kugira ngo mugirire nabi, sinawugirira neza. Uzagabizwa umwami w'i Babuloni, nawe azawutwika, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Hano Uwiteka ari kuvugana namwe ngo ashyize imbere yanyu inzira ebyiri. Hari inzira y'ubugingo, hari n'inzira y'urupfu, ngo muhitemo. Ariko aravuze ngo uzaguma muri uyu murwa azicishwa inkota n'inzara n'icyorezo. Uzaguma muri uyu murwa cyangwa uzashyigikira ab'uyu murwa. Ibi bintu birimo kubwirwa Abarundi, baba ari abo hanze y'igihugu, baba ari ab'imbere mu gihugu. Aya magambo arimo kubwirwa abayobozi b'u Burundi, baba ari abo mu nzego z'ibanze, baba ari abo mu nzego zikomeye. Aya magambo arimo kubwirwa ingabo z'u Burundi. Aya magambo arimo kubwirwa abakora mu nzego z'umutekano bose b'u Burundi. Uzaguma muri uyu murwa cyangwa uzashyigikira ab'uyu murwa, uzashyigikira ibikorwa byabo cyangwa uri kumwe nabo, uri ku ruhande rwabo, waba uri imbere mu gihugu cyangwa hanze yacyo. Kuko Uwiteka yabakuyeho amaboko. Ariko uzabashyigikira cyangwa uri kumwe nabo cyangwa uri mu ruhande rwabo, ngo uwo nguwo aho azaba ari hose ngo azicishwa inzara n'icyorezo.
ariko uzasohoka akayoboka abakarudaya babagose ngo niwe uzabaho. Mu yandi magambo, ugiye gufatanya n'abakarudaya bagiye kugota igihugu cy'u Burundi, uwo niwe uzabaho. Mu yandi magambo, uwo niwe Imana izaha umugisha, kuko Uwiteka ashyigikiye aba bantu bagiye kuza. Uwiteka ashyigikiye Dawidi ugiye kuza kubohora abarundi, kuko Uwiteka ngo ahoze amaso kuri uyu murwa kugira ngo awugirire nabi, ngo kuko atawugirira neza. Niyo mpamvu ngo agiye kuwugabiza umwami w'i Babuloni, ngo nawe azawutwika, niko Uwiteka avuga. Hari abandi, ni ukuvuga ngo igihugu cyatanzwe, hari uwundi mwami cyahawe, ngo uwo nguwo niwe ugiye kuza agatwika uwo murwa n'imidugudu yawo yose. Turongera dusoma amagambo ari muri Yoweri igice cya 4. Uwiteka igihugu yaragitanze, mwabibwiwe kenshi, mwabihanuriwe kenshi. Iryo sezerano murifite igihe kinini, ariko hagati y'igihugu cy'u Burundi n'isezerano ryanyu hari icyo mugomba gukora. Hagati y'isezerano ryanyu, hagati yanyu n'isezerano ryanyu hari icyo mugiye gukora, hari icyo musabwa gukora, hari icyo buri muntu wese asabwa gukora kugira ngo agere ku isezerano. Niyo mpamvu tugiye gusoma aya magambo. Ni amagambo Uwiteka ari kuvugana namwe, ari muri Yoweri igice cya 4 murongo wa 9, ngo nimwamamaze ibi mu mahanga, mwitegure intambara, muhagurutse intwari, abarwanyi bose bigire hafi, bazamuke. Kasubiremo uyu murongo, ngo nimwamamaze ibi mu mahanga, mwitegure intambara, muhagurutse intwari, abarwanyi bose bigire hafi, bazamuke. Amasuka yanyu muyacuremo inkota, n'imihoro yanyu muyicuremo amacumu. N'umunyantege nke nawe ahige ko ari intwari. Nimubanguke muze, abo mu mahanga y'impande zose, muteranire hamwe. Hanyuma yo guteranira hamwe, ngo Uwiteka agabe intwari zawe zihamanuke. Ndasubiramo aya magambo, ngo nimwamamaze ibi mu mahanga, buri wese niyamamaze ibi mu mahanga, ngo mwitegure intambara, muhagurutse intwari, abarwanyi bose bigire hafi, bazamuke. Amasuka yanyu muyacuremo inkota, n'imihoro yanyu muyicuremo amacumu. N'umunyantege nke nawe ahige ko ari intwari. Hanyuma ngo nimubanguke muze, bo mu mahanga y'impande zose, mwe muteranire hamwe. Uwiteka agabe intwari zawe zihamanuke. Uwiteka ugabe intwari zawe zihamanuke. Ngiki cyo Uwiteka ari kuvugana namwe. Hagati yanyu abahanuzi benshi barabihanuye, ariko noneho igihe niki, ni mwebwe mugiye kubigiramo uruhare, ngo mwamamaze ibi. Mu yandi magambo, mubyamamaze. Nimumara kubyamamaza, mwitegure intambara, muhagurutse intwari. Mu yandi magambo, buri muntu wese yumve ko ari umunyembaraga, buri wese yumve ko ari umurwanyi, kuko ni mwebwe mugiye kugira uruhare mu kugera mu isezerano ryanyu. Ngo hanyuma imihoro yanyu muyicuremo iki? Mucure.
mu yandi magambo mwitegura intambara. Mu yandi magambo buri wese aho muri mu mahanga, aho mwatatanyirijwe mu mahanga, murabizi ko mufite isezerano ryo kongera kugera muri gakondo, ariko ni mwebwe mugiye kubigiramo uruhare. Bivuze ngo buri muntu wese niyumve ko ari umunyembaraga, buri muntu wese nahige ko ari intwari, ngo hanyuma mwese ngo mwishyire hamwe, ngo nimurangiza ngo mumanuke mugire ahantu muteranira, ngo hanyuma Uwiteka ngo niwe ugiye kugaba, ngo ngo hanyuma Uwiteka niwe ugiye kugaba. Mu yandi magambo Uwiteka niwe ugiye kubajya imbere, Uwiteka niwe ugiye gutoranya ingabo, narangiza bajya imbere. Ariko ngo buri muntu wese nahige ko ari intwari. Bivuze ngo nta muntu ugomba gutsindwa, nta n'ugomba kumva ko ari umunyantege nkeya, ntawe ugomba kumva ko ari umunyantege nkeya, ahubwo buri wese niyiyumvemo imbaraga, hanyuma muhaguruke mugende, Uwiteka bari imbere. Mu yandi magambo yabagabije igihugu, kandi ntimwisuzugure, ahubwo mwumve ko muri abanyembaraga, kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Tugiye kongera turebe amagambo ari muri urwa mbere rwa Samweli ibice 23. Hano hari amagambo avuga ngo Dawidi atabara i Keyila. Ngo bukeye babwira Dawidi bati, uzi ko Abafilisitiya barwanye i Keyila bagasahura ingano ku mbuga zabo. Dawidi niko kugisha Uwiteka inama ati, mbese njye gutera abo Bafilisitiya? Uwiteka asubiza Dawidi ati, genda utere Abafilisitiya ukize ab'i Keyila. Ariko abantu ba Dawidi baramubaza bati, mbese ubwo tugiriye ubwoba hano i Buyuda nidutera i Keyila kurwana n'ingabo z'Abafilisitiya bizacura iki? Nuko Dawidi yongera kugisha Uwiteka inama. Uwiteka aramusubiza ati, haguruka umanuke ujye i Keyila, kuko nzakugabiza Abafilisitiya. Amina, haleluya, amina, haleluya. Ni kenshi ibi bintu uyu Dawidi ari kuvuga hano, mufite isezerano ryinshi. Kenshi abahanuzi barabihanuye bavuga ngo hari Dawidi ugiye kuza, ngo hanyuma abohora Abarundi. Ariko hashize igihe kinini uyu Dawidi ahari, ndetse hari n'abandi bamushyigikiye, hari abandi bari kumwe, ariko hari igihe cyageze bagakomeza bagatinya, bagakomeza bakagira ubwoba. Ariko aka kanya Uwiteka ari kuvugana namwe, ubwoba nibushire, ubwoba niburangire. Dawidi kandi yongeye kugisha inama ubwa kabiri Uwiteka, ariko Uwiteka avuganye nawe ngo genda noneho, haguruka, kuko nkugabije ab'i Keyila. Amina, haleluya, amina, haleluya. Ubwoba nibushire kuri Dawidi n'ingabo zawe, ubwoba nibushire, ubwoba nibushire. Haguruka ugende, kuko Uwiteka kugabije kiriya gihugu. Ariko yongeye kuvugana n'abantu bose, baba bari imbere mu gihugu, baba bari hanze y'igihugu, ngo utazagushyigikira, utazajya mu ruhande rwawe, uwazicishwa inkota n'inzara. Uwazicishwa inkota n'inzara. Uwazicishwa inkota n'inzara. Utazayoboka Dawidi, utazashyigikira Dawidi, uwazaba ari mu ruhande rwa Sekibi Satani, Imana izamuhana. Azicishwa inkota n'iki? N'inzara. Uri Imana igira neza, uri Data wa twese, uri Uwiteka niryo zina ryawe. Nkuhaye icyubahiro, nkuhaye icyubahiro Papa, nkuhaye icyubahiro ku gihe kigeze ngo usohoze isezerano ryawe. Nkuhaye icyubahiro Data mwiza. Ngwino utegeke uganze, ngwino abe ari wowe ugaba,
ngwino uyobora uru rugamba, ngwino aba ari wowe witoranyiriza ingabo. Data mwiza, ngwino, ngwino papa, turaguhamagaye, tuguhaye ikaze na karibu, tuguhaye ikaze na karibu. Ngwino utegeke uganze, usohoze isezerano ryawe, usohoze icyo wavuze ku Burundi. Ngwino data, ukwiringiye ntazakorwa n'isoni, ukwizeye ntabwo azakorwa n'isoni. Dawidi ku ibuye rimwe ryo kwizera yishe Umufilisitiya. Bivuga ngo ukwishingikirijeho ntago bisaba intwaro nyinshi kugira ngo atsinde urugamba, ntago bisaba imbunda za rutura kugira ngo atsinde urugamba, ahubwo kuko yakwishingikirijeho, kuko yakwizeye, ntago bimusaba ingabo nyinshi. Niyo mpamvu nkwinginze ngo uyu Dawidi n'ingabo ze umumare ubwoba kandi umushyigikire. Uwera wa Isirayeli umuteze intambwe. Uwera wa Isirayeli agende kuko uri mu ruhande rwe, agende kuko uri mu ruhande rwe. Umujyi imbere Uwiteka. Ngaho tegeka uganze, tegeka uganze. Ayi data mwiza, tegeka uganze, tegeka uganze. Uwera wa Isirayeli usohoze icyo wavuganye n'u Burundi. Urakoze kubigenje neza, urakoze kubikoze, urakoze papa ko wishakiye ibitambo, urakoze kushinze ibendera ry'ubutsinzi muri kiriya gihugu. Urakoze Uwiteka, icyubahiro no gukomera bibi byawe none n'iteka ryose. Amen.